Your time. isaha yawe. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ni ibihe byo gusenga, ni etape ya mbere dukwiye kuganirizaho abantu kugira ngo tubibutse ibihe byabo bya mbere, kuko hagenda hazaho ikintu cyitwa innovation cyangwa se improvement, ubusirimu mu bintu by'amasengesho. Ntibikwiye ko abantu bakwiye no kuvugurura, ariko hari ibihe byagiraga umumaro cyane. Hari ibihe byagiraga umumaro, hari ukuntu buriya ndabyibuka njyewe, nawe uraza kugira icyo usangiza abantu mu bihe by'amasengesho bya kera. Hari ukuntu twajyaga gusenga aho bitaga mu cyumba cy'amasengesho, mu cyumba. Ubundi twagiraga uburyo butatu bwo gusenga. Hari ahantu hitwaga mu cyumba, noneho aho mu cyumba hakaba ari ahantu harimo imikeka, twabyita nk'imikeka kugira ngo abana b'ubu babyumve, ariko ubundi yari imisambi, ibyo abantu bita ibirago. Exactly, ibirago. Noneho ibirago bakabirambura ahantu hatarimo na sima, hatarimo n'amakaro. Ni ku iterambere ryari rimeze icyo gihe. Noneho kubera kumara igihe biharambuye n'abantu bahasimburana kuhasengera, ugasanga hajemo ikintu cyitwa imbaragasa. Abana bo barazizi, my friend. Imbaragasa bo tuzabaza abana, umuntu abaze nk'umwana wiga muri primaire, sinzi niba bazi imbaragasa. My friend, imbaragasa sinzi niba bayizi, ariko yayikura heheranga yibereke. Imbaragasa biragoye. Na mbere kuyifata byari bigoye, no kumenya ko ariyo kuyibona n'amaso byaragoranaga, ahubwo yumvaga igiye nko mu gutwi. Ukuntu yajyaga mu gutwi, wajya ukomanga gutyo ukumva irimo iravuga wagira ni amahoni y'imodoka. Byari bikomeye cyane. None ariko icyo gihe ikintu wasengeraga icyo gihe, wasengaga wizeye kandi wuzuye umwuka wera, ku buryo warasengaga ugataha wumva wizeye ko washubijwe. Hari umuvandimwe umwe utarajyaga mu masengesho, yigeze atwitegereza tuvuyeyo. Nyine ahantu twasengeraga uhanyuraga hari utubutike wanyuragaho, noneho agakunda gutaramira abasore batajya ku rusengero. Noneho akareba ukuntu abantu bamanutse bifitiye icyizere, bafite isuku, ubona abantu bafite icyizere, akatureba akazunguza umutwe, akavuga ati cyakora amadini yataba abantu bamwe bari kuziyahura. Kuko yabonaga harimo abantu babayeho nabi, ariko akabona ukuntu bifitiye icyizere, ukuntu bavuye mu masengesho morale yazamutse. Byari ibihe bikomeye cyane. Hanyuma ubwo buryo bwo mu cyumba, hari ubundi buryo bwabagaho kujya gusenga ku muntu, ngo umuntu usengera abantu. Kuri ubu byaraciwe, ubu ntabwo bikemewe. Ubu ni ugusengera mu rusengero kandi rwujuje ibisabwa, kugira ngo n'umutekano w'abantu bungabungwe, ndetse abantu batagenda banayobya abandi. Ubu ni ukuvuga ngo ni ugusengera mu rusengero kandi rwujuje ibisabwa. Icyo gihe rero twasengeraga twebwe ku muhanuzi, rimwe na rimwe ukajyayo, ni nko kujya kubaza. Byari bimeze nko kujya kubaza kugira ngo wumve icyo Imana ikuvugaho. Hanyuma ubundi buryo bwa gatatu ni ukwari kujya gusenga mu rusengero bisanzwe. Akenshi byakundaga kuba nyine ari ku cyumweru nk'ibisanzwe, ariko hakaba n'igihe habamo nk'amasengesho yo ku mibyizi. Ku buryo icyo gihe ndabyibuka iyo wabaga uri nko muri korali, habaga hari agakayi bagenda batanga imibyizi. Bakavuga ati uyu munsi yaje, uyu munsi ntiyaje, bagashyira agakubo. Bakavuga bati udukubo mu mategeko ya korali, udukubo wenda 5 mu kwezi cyangwa tungahe, byaterwaga n'amabwiriza bashyizeho. Ubwo bingana no kuguhagarika. Niba usibye 3 bakaguhagarika. Ku buryo wabaga muri korali wumva korali imeze nk'aho ari umuntu uguhagaze hejuru, kandi ibeshya birambirwa uvemo.
byari ibintu bikomeye. Iyo rigere uko kuguhagararaho byagiye bifasha abantu benshi cyane bikaturinda kuba ibirara. Kuko iyo rigere hari ukuntu bazaga bakavuga ati wibeshye uve ku Mana, kuva muri korali bitwa kuva ku Mana ngo amazi kwemeza, ugasanga abantu tukagira icyo tugobwoba. My friend, ibintu byaratureze, ugakurira mu bwoba, ugasengera mu bwoba. Tugarukire ku bihe byo gusenga, abantu tubaganirize ku byacu, ariko n'abandi tubihuriyeho. Hari ibintu by'ingenzi twakundaga. Uzi iyo bahanuraga bakakuvugaho, umuhanuzi Imana ikamuvugiramo akavuga ngo runaka mu izina, ngumva mwana wanjye. My friend, byari ibintu bikomeye. Bataga ibiro byiyongereye. Ariko hari utundi tuntu twakundaga kuderanja iyo babaga bari kurondora. Kurondora ubu ntabyo bazi, ntago babizi. Ni kwa kundi waturaga ibyaha wakoze, ibyo ukagira ibyo usiga either nkana cyangwa se utabyibuka. Bakavuga ati hanyuma se ibi nibi. Ibyo byabaga ugize amahirwe kuko baga bakutikinga bakugati ni wowe ihana. Ukanihana rwose ugataha umva ubuhotse umeze neza. Kandi icyo gihe abantu b'icyo gihe ntabwo bavugaga. Wihanaga icyaha ukabona abantu barababaye, bakamera nk'abantu bagujijishana. Ariko my friend, uyu munsi hari icyo ushobora no kwihana bikagukoraho, bikagera ahandi. Niyo mpamvu abantu bagenda bagumuka ugasanga ibyaha byabaye byinshi. Kwihana nyine byaranze. Ubundi cya kintu cyo kwatura ntabwo mu by'ukuri abantu rero babarira umuntu, ahubwo bavuga ko ni uburyo bwo kugira ngo uhamye. Twe twabyitaga ngo ukoza Satani isoni, kugira ngo n'ubutanu ujya kukigwamo uzavuga atari ko nzongera mbwira abantu, nzongera nsebera imbere y'abantu. Hari umuntu umwe ufite icyaha cyamubase, noneho buri gihe uko hagiye kuba kwihana akakihana. Imana mbabare iki n'iki. Noneho kubera kugisubiramo kenshi abantu baza kuzamumenya akajya avuga ati Imana mbabare narongeye. Imana mbabare narongeye. Ariko buri Imana ntabwo yanga umunyabyaha, yanga icyaha. Iyo umuntu agize reconnaissance akihana kandi ababaye, burya na Paul yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikananga imbere. Niyo mpamvu kuba umuntu yakoze icyaha si ikibazo, kuko umuntu nubwo tutavuga ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage, ariko niba wakisanzemo nyine ari piège waguyemo ukihana ntacyo biba bitwaye. Hari ikindi cyabaga ikibazo rero. Reka ujye nko gusenga, mwicara gutya kumuzengurukana mu cyumba, nujya kumva wumva umuntu yavuze ati ngiye kubona mbona Imana inyeretse ikibwa kinini cy'umushishi. Imana inyeretse ikibwa muri wa ruhande. My friend, yo baka wicaye aho hantu, umuntu wese abagura aho ngaho wumva isi ikugwiriye. Kandi niba ari uruhande yavugaga igihekane cya nyuma, abanyamwuka bose bazamutse bavuga mu ndimi, bakavuga ati bagiye kunyataka. Kuko n'igihe habagaho umuntu bakamucisha mu idirishya bakajugunya hanze. Noneho bakatubwira ngo mu buryo bw'umwuka ngo wabonaga ameze nk'amasego aho ngaho bari gukura mu bantu, bajugunya bavuga ati gadukiza abantu umwanda bavemo hagati. Bakerekwa ikibwa, urabyibuka? Ndabyibuka. Hari ibibwa bagiye berekwa, wajya kuvuga umuntu aranihannye kuko bavuga ati cyari ikitu byanze bikunze, cyangwa bavuga ati ikibwa mu yabisobanura nk'icyaha. Akenshi imbwa bavuga ko isobanura icyaha cy'ubusambanyi. Ariko kubera ko icyo gihe twasenganaga turi abana, wasanga ibintu nta n'abana bikoze, ahubwo ukumva abana baravuga Imana mbabare irari ry'ubusambanyi. Niba ari ikintu cyancanze bwa mbere njya gusenga, urumva ngiye nakuze mba muri école de dimanche, ntazi ibyo bintu byose, ntazi ari ibiki. Numvise umuntu wigaga muri secondaire yari yaratsinze, ajya muri secondaire agarutse uyu muntu bari yamyinga Imana mbabare irari ry'ubusambanyi. Hajya numva sinzi ari ibiki, umva si ibyo bintu ni ibiki kweli. Ariko nkumva ko ari nk'ibintu bikaze, kuko yavuga ngo Imana mbabare irari ry'ubusa, yavuga nyi ukajya kumva abantu bose bakazamukira rimwe, avuga ati karabaye. Ibintu bishobora kuba biri seriye, bishobora kuba bikaze. Ibihe byo gusenga bya kiriya gihe, bamwe bavuga ko byari byiza, abandi bakavuga ko byari bikwiye kuvugururwa. Kandi koko nibyo, abantu bagasirimuka. Ntabwo ari ngombwa ko abantu basengera ku kirago
kirimo imbaraga zibarya Imana ikunda ibumve. oya ntabwo Imana ari ngombwa ko ikumva kubera ko uri mu mbaraga kuko imbaraga zanatezaga amavunja n'umwanda n'iki ntabwo ari ngombwa ko Imana ahantu hose ibiri kumva umuntu kuko n'ibihe by'ubu nabyo ni byiza kuko ubona ko umuntu abibyaje umusaruro neza nabyo byagira umumaro. Tuzakomeza tugera n'izindi ngingo tuzaganirizaho abantu zigendanye n'ibihe byo gusenga ariko nawe washaringa experience yawe. Kuriya umuntu yajyaga gusenga ukumva nk'umuhanuzi akubwiye nk'ikintu ukumva rwose ukikanga. Tuvuge igihe akubwiraga ati yewe niba uri nk'umusore akaba yavuga ngo yewe mwari wanjye akaba akuvangiwe. Ibyo bintu byumva ute? Oya ahubwo njye mfite true story. Ni ukuvangirwa. Oya njye mfite inkuru y'ukuri. Twagiye gusenga hari abantu babizi. Umuntu uzi iyi nkuru aze kutwandikira muri comment kugira ngo approving ko ibi bintu ariko ari ukuri. Hanyuma tujya gusenga urabona hari ukuntu nijoro iyo twajyaga amasengesho yo kuraramo abasore urumva bazaga bambaye imipira y'imbeho nanjye amakote yo ntayo. Ntawe ari kwigondera ikote muri icyo gihe. Hari nk'iri kote twambaye n'ibyo mu myaka yacu icyo gihe nta wari kuribona. Hanyuma yabaga ari imipira y'ingofero inshuro nyinshi. Rimwe umusore umwe ubu yabaye umugabo ahari ndamusuhuje aza gusenga noneho mushiki we amutiza igitenge. Ariko mushiki we yazanye ibitenge bibiri agira ngo aze kumutiza kimwe. Noneho yicarana mu nguni arakitwikira. Igitenge arakitwikira amaze kukitwikira ubwo umuhanuzi hari ikintu cyabagaho cyo kuzenguruka ahanurira buri muntu akagukora umva runaka umva mwana wanjye byari byiza byari ibintu byiza abantu baranabikundaga ariko wogeraga ibyago akagutaruka abagaragaye gakomeye cyane bamwe bagatabana kuvuga ati bora wanze kwintiwihanye neza hari ikintu bitaga kwihana neza ihane neza cyangwa ukaba uri kwihana ukatura wakiyogirwa umukiruka umuhanuzi agufasha akisa yiruhutse yihane neza ukavuga uti okay uyu muntu wagize Imana igize intimba binyuze muri we kanihane neza. Hanyuma rero icyo gihe rimwe umuhanuzi ajya mu mwuka agenda ahanurira abantu kuko uwo musore yari yambaye igitenge mu mutwe yakitwikiriye hose kubera imbeho yaho amwibeshyaho agira ngo ni umukobwa kandi ubundi Imana ntiyibeshya bivuze ngo yari avangiwe hari ikintu twibitaga kuvangirwa. abaraje amugeraho ngumva nawe mwari wanjye nzagukorera ibitangaza nzagukorera ibi n'ibi. Yari umusore. Ubundi rero akenshi iyo wavugaga ko umuntu yakuvangiweho kera bavuga ngo ubwo ngo mu maso y'umwuka ngo hari ikindi kintu ngo bisobanura buranga yabonaga ngo uri umwari ariko haraho njye nabaye confused. Njye nagiye ku muhanuzi nanjye ahantu njye nagiye ku muhanuzi yeze umuhanuzi arampanura arambwira ngo nijyaga mu wa 5 secondaire senior 5 angezeho arambwira ati nakubwiye nari jyenyine winjiraga umwe noneho ngezemo aransengera arambwira ati mbonye mu rugo rwawe ufitanye ibibazo na madamu wawe. Ndamubaza se madamu natinye kubivuga ariko ngenda byoza mu mutima ndibaza madamu wanjye uretse na madamu urumva mu wa 5 nta na fiance nta na copine icyo gihe nanatinyaga n'abakopine yargiye numva agatekerezo gatangiye kuza bavuga ni se ko abandi mbona babagurira amabombo cyangwa akamugurira indazi gihe nakureye amafaranga yo kurigura kandi ngiye amafaranga 100 nayabonaga apene yari amafaranga agoye cyane mu shera yari amafaranga ahenze cyane kuri jewe. Hanyuma nkabitinya numva umuntu arahanuye ngo mbonye ufitanye ibibazo na madamu wawe kubera ibibazo by'ubukene inzara no kubaho mu buzima butari bwiza. Hari ukuntu umuntu akorera akabona urashaje yabonaga ndi umupapa ku myaka mike cyane yo muri senior 5 kubera ko icyo gihe narakoze imirimo y'amaboko naragize ati uyu mwana uyu mupapa biragaragara disiko ashaka kuba afite ubukene mu rugo rwe cyangwa se madamu bagiye no kubipfa arambwira ngo ufite ibibazo na madamu wawe. Ubundi mbere iyo bagubwiraga ikintu kibi uhita kuvuga uti Imana mbabarira
hari igihe wakomeza kuvuga uti Imana imbabare, Imana udashaka gushyira mu za logike utanabyumvise. Logike ntabwo zizemewe, bavuga ngo ni ubwenge bw'abana b'abantu ngo baba ushatse kuzana aho uri gupinga, kandi gupinga ni icyaha. Hanyuma icyo gihe nirinze guhita mbona Imana imbabare kuko numvaga nta mugore mfite. Ndataha ariko ndavuga niyo muntu arantuburiye nditahira. Rero ibihe byo gusenga byagendaga birangwa n'ibintu tangaza bikomeye, abantu Imana ikababwira ibintu bikomeye kandi bigasohora. Ariko kandi na Satani yarakoraga nawe akaza akavangira akabeshya ko ari Imana ivuze kandi Imana itavuze, kandi ari amarangamutima. Rega hari igihe abahanuzi nabo bakoresha amarangamutima yabo, ariko se natwe tujye tugeraho twishyire mu mwanya wabo. Umuhanuzi yahera ku muntu wa mbere akagera nko ku bantu 20 bose abahanurira, kuko twishyize muri logike. Ari wowe abo bantu wabona ibyo babwira bose ari wowe. None se nibye kandi ari Imana ibimuvugiramo. None se Imana yaremye abantu, Imana yaremye abantu buzuye isi, yananirwa kubaha message mu buryo bwa gihanuzi. Njye numva rwose abantu bangana gutyo, kereka ari we uvuga message ze, umwanya umwe ari we uvuga message ze bwite. Ntabwo yabona ibintu abahanga bakena kubisohoka. Harimo bamwe bakoresha amarangamutima yabo, ariko ari Imana imuvugiyemo. Hoya ashobora gukoresha amarangamutima yiwe akakwaturiraho ikintu cyiza, kubera ko akanwa kiwe yari umuntu nyine urimo neza. Akanwa k'umuntu wihannye neza kaba karema burya, ashobora kwaturiraho ikintu cyiza kandi atakibonye, Imana itakimweretse, kikakubaho. Kikakubaho. Kubona rero ubuhanuzi abantu kereka abuhanuye ku bantu bose bukaba ari ubuhanuzi buri rusange, ariko buri muntu umwe abantu 20 bose. Hari ijambo umupasiteri umarutse kwigisha, umupasiteri witwa Steven yarutse kwigisha, aravuga ngo yigisha ijambo rivuga ngo nta wavuma uw'Imana itavumye. Ibyo byo kwaturaho umuntu ikintu kikamubaho twabishyira muri topic yo gutaha, kuko iyi ni episode ya mbere y'ibihe byo gusenga. Abantu badukurikiye bakande hasi kuri subscribe kugira ngo utaha, ndetse no kuri yanzoga kugira ngo utaha ikindi kiganiro kizajya kibacika. Ariko kandi nabo duhe ibitekerezo batubwire ibihe byabo byo gusenga byabaga bimeze bite. Twe turi kuvuga ibyaha, ariko se abandi bo ibihe byabo byo gusenga byabaga bimeze gute? Bazatubwire, wandike hasi muri comment, cyangwa se tuzanabatumire nabo kugira ngo batuganirire. Kuko dukeneye kujya tuganira ibi bintu kugira ngo ibi bintu abana babona basigaye basengera online, basengera nabyo ni byiza, ariko bamenye ko hari n'ibindi bihe nabyo abantu byagiye biturera. Kabisa birakwiye. Iyo twabaga tumaze gusenga rero twishimiranye, nkuko umwe no minsi abantu bifurizanya umugisha w'Imana, haragakora twaterera akavuga ngo bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana, urasana Imana yishime. Bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana, urasana Imana yishime. Bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana, urasana Imana yishime. Your time, isaha yawe.